ushyiramo imboro agayishyiramo gake yageza hagati bitewe n'ubw'igituba cyawe cyoroshye agahita agucumita. Hari ubwo umugabo nyine acumita nawe ukumva yuko urimo neza, yagize agahita yikuramo. Hari agashyimbo ko hejuru nyine ku mukobwa, hari uburyo agakozaho. Okay, niyo wenda atanabizi aho ngaho atashyira nkoreza aha ngaha, urumva aribyo byishimo byanjye. Wagwana East Africa, wagwana kuri umwe wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi ntago ndi njyenyine, mbazaniye umutumirwa. Ewana, murabona ko hari njyenyine rwose. Bafitiye hano umuntu bamwita sister, bakwita nde? Ayita ufite nema Esther. Esther. Esther, tuguhaye kaze kuri Legacy 250. Yego. Esther rero akaba ari inzobere mu kunoza amabanga y'abashakanye. Yego. Akaba dufitiye byinshi agiye kutuganirira. Esther, bundi banze uhaguruke yereka abakunzi bacu uburyo uteye. Yego. Yego. Amubibona. Murabona ko Ewana, Esther ongera turebe. Nyine bamubibona rwose. Ewana, Esther urabona ko afunzemo fresh. Yego. Esther, icara nare bitwiganirire. Yego, urakoze. Esther. Bundi Kigali bundi byifashe bitereka tubanze tuganiremo. Nyine urabona Kigali nyine ni ibintu umuntu abamo nyine bitewe na runaka cyane akazi abarimo. Anje nyine akazi nkora nigisha ibanga ry'abashakanye, nibyo mvuga. Nukuri noza. Nukuri noza. Nyine urabona nk'abantu bashakanye wenda ngwe nk'urugero nkanjye iyo nje kubonana n'umugabo hari uburyo mwakiramo no mu buryo namubonyemo kandi mu buryo mushakamo. Nk'urugero jewe iyo umugabo tujyanye nko mu cyumba muhakeya nkabanza nkamukuramo imyambarire yambaye. Ikindi iyo tugiye guhuza mu mpuzanyabitsina, ikintu cya mbere mbanza gukora ku mugabo, ndabanza nyine nkamukarisa akabanza akabigendamo neza nyine nawe atuje, nanjye numva bindi mu mutwe wanjye. Iyo bigeze mu kubikora, ikintu cya mbere ni ukwirekurira umugabo. Nkumva yuko wenda nyine numva noroshye muri njyewe, mbyishyiramo numva ko noroshye. Umugabo nimba wenda urugero ntabwo ahita ashyiramo imboro, arabanza kumva nyine ko noroshye. Iyo yumvishe ko noroshye, hari akantu hejuru kameze nk'agashyimbo nyine kaba kari ku mukobwa ku bintu bye, arabanza akakubitaho. Yakubiseho nyine ihita yumva nawe ko biri kugenda neza. Ushyiramo imboro, ntabwo uyishyiramo yose ngo uyimariremo, uyisunikamo gake. Komeza utubwire naribi. Uyisunikamo gake. Hari uburyo nyine aswera nyine atari yayicumita nyine kumwe umuntu acumita. Ubanza ugashyiramo gake 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 bitewe n'uburyo wiyumvanyemo n'ibyishimo mufitiye nawe mfitiye. Ewana, urumva ko Esther ari umuntu mukuru kabisa muri amabanga yo kunoza amabanga y'abashakanye. Esther, hari ibibazo nshaka kukwibariza gato kugira usobanura abakunzi ba Legacy 250 channel, kugira ngo kuko ibiganiro bifasha abubatse. Murabizi ko ingo zirimo gusenyuka ari nyinshi kubera abagabo batazi kurongora. Nagira ngo Esther tubwire ubundi kurongora wowe ukubizi nk'umuntu ufite experience, kurongora ni iminota ingahe kugira mbese buri wese atahanyuzwe? Ko hari abagabo bagenda bakarangiza kumva ko n'umugore arangije. Ubundi kurongora bisaba iminota ingahe? Nyine ku mugabo, ubundi umugabo rwose mwishimanye wumva nta kibazo nawe utuje, ni iminota 10 kugira ngo umugabo aba yumva nawe kurongoye nawe urangije. Iminota 10 ko numva ari mike. Aba ari mike bitewe, hari n'urongora na 15 bitewe nyine n'uburyo nk'urugero nk'uburyo aba yumva muri we ameze. Ntabwo bose aba ari kimwe, ariko ubundi umugabo mu minota y'umugabo ni myinshi, aba ari iminota 10. Urenzaho ubwo nyine nawe urabyumva nyine nk'aba ari nk'ibintu nyine kumva bikaze. Hari abagabo ariko ngo batinda kurangiza ku buryo yanakurongora iminota 40 hafi isaha. Wigeze ibyo bintu n'ubwa mbere byumviseho? Oya, nabo ngabo nkunda guhura nkabo
ariko akenshi tuzi yuko nyine umugabo urongora cyane aba yidoroze muri make. Nanjye nyine nk'akazi kanjye iyo muhuye n'umugabo ntabwo wafata nk'umugabo uvuga ati njyewe nguze nk'umuntu ngiye kumurongora ryose ndumva namwishimiye nanjye yanyishimiye. Aba ari iminota 10 ariko hari undi ushobora guhura nawe akarenza iyo minota bitewe n'uburyo aba yidoroze mu mutwe we. Bidoroga bakoresheje ibi bikoresho. Akenshi hari umugabo muri we ukunda kurongora akumva ko yarongora umukobwa isaha cyangwa se na nk'iminota myinshi nyine. Hari igihe wenda banyweye nko ku icupa cyangwa se yakoresheje ibiyobyabwenge. Icyuma ngo gituma umuntu atarangiza vuba. Icyuma cyo rwose ni fresh nubwo batatwishyura reka tubamamarize. Nibihe byuma bituma umugabo atarongora vuba? Turimo turagira inama abagabo barangiza vuba kugira ngo abone ikintu kizaza kibafasha. Ni nk'iki cyuma kibafasha? Icyuma kenshi wenda nk'abagabo biharaje muri iyi minsi hari wenda rakijini cyangwa se cyane ziraza konyagi. Konyagi iyo inyoye urongora iminota ingahe? Konyagi wayirongo ushobora kurenza n'iminota 20. Uri gukora iki? Uri gukorana n'umukobwa nyine mukora impuzanyabitsina. Esther, ndagira ngo tubwire twigiye ubundi iyo bavuze kunyaza hari abagabo ngo barongora ariko akaba atarananyaza n'umukobwa ataze kuna amazi amavanginga se. Ndagira ngo bigize abakunzi ba Regas 250 nkwibutsa aho tarakora subscribe komeza uyikande. Ndagira ngo tubwire ni gute twigisha uburyo banyaza. Hari umugabo ushobora kuza kumva ko kurongora ari ugucumita akumva ko ari ibyishimo by'umukobwa ariko twige ibyishimo byacu babyiza ngo ducumite kandi unatunyaze. Nako hari abakobwa batanyara. Abakobwa batanyara turabagarukaho nyuma. Banza twigisha uburyo banyaza. Hari ukuntu yikoranye n'umugabo ari byo byishimo nababwiraga. Hari umugabo nyine ubuzi nawe icyo bita guswera icyo bivuze. Hari ukuntu umugabo nyine agushyiramo imboro agayishyiramo gake yageza hagati bitewe n'ubw'igituba cyawe cyoroshye agahita agucumita. Hari uburyo umugabo nyine acumita nawe ukumva yuko urimo neza. Yagize agahita yikuramo. Hari agashyimbo ko hejuru nyine ku mukobwa hari uburyo agakozaho. Niyo wenda atanabizi aho ngaho atishye nkoreza ahangaha urumva aribyo byishimo byanjye. Ubwo wowe ukorezaho umuntu iyo atabizi uranamwigisha. Iyo atabizi ndanamwigisha avuga ati ngiye koza ahangaha niho binumva bimeze fresh. Ariko twese abakobwa bose twese niho hantu hava amazi y'umugore. Ako kantu ngo bakita ngo iki? Ako kantu nyine muri make bakita agashyimbo k'umukobwa nyine twe ariko tukita mu Kinyarwanda. Ni hamwe mu Cyongereza ngo bayita clitoris. Yego. Nyine hari ukuntu nyine karatunyariramo hari ukuntu gakoraho ariko kantu kavamo amavangingo y'umukobwa. Ntabwo igituba cyose ariko kivamo amavangingo y'umugore. Ako kantu rero gakojejeho biba neza cyane. Urabanza ukamutegura cyangwa hari n'umukobwa mwamugiye kubonana direct wakoza kuri ako gashyimbo tubwira amazi agahitaza? Biterwa n'umukobwa uwo ari we cyangwa uburyo yiyumvamo ariko akenshi umugore wese iyo mugiye guhura mugakomeza akazi kanyu akenshi niho hantu yibanda. Umuntu bizobereyemo niko kantu yibandaho kuko nabyo byishimo byacu. Kandi iyo umukobwa agiye kurangiza niho hantu natwe twumva dufite isatina. Ikindi ako gashyimbo nyine utagakozeho ntabwo wabona amazi y'amavangingo y'umukobwa. Ubwo ni ukuvuga ngo iryo ni ryo banga. Iryo ni ryo banga ry'umukobwa. Ni ryo banga kugira ngo unyare nta handi wabigenza. Wape nta handi wabifata aho ngaho. Ubundi abikoze ubwo yaba yagutunze. Ubwo kuvuga ngo ba bagabo bazaga bagacumita gusa. Esther arabarabuye. Ngo gukora iki? Ongera basubiriremo neza. Icyambere buri umukobwa natakubwira ati njyewe nyaza gutya akanakoraho kakandi umukobwa ashobora kunyariramo kaba gahari natwe tuba tubifite. Iyo agakojeho ushaka kubwira wenda ubonanye n'umuhungu ukumva ntabwo ari kubikora neza kandi kujya muri mudu uravuga ati ngiye ahangaha abakobwa bo barabizi. Hako hari ibituba bigira imishino ku buryo nyine utapfa kubona kari agashyimbo. Niba ufite imishino kajana natwe nanjye ndayifite ko byagenda byose kaba gahari ko ntabwo imishino yavukaho wihagarika. Esther, ndagira ngo utubwire hari ibintu numvise ariko ngewe ntabwo mbisobanukiwe. Ndagira ngo n'abanyarwanda ndetse n'abakozi ba Regas 250 babimenye. Kubura igitsina cy'umugore aricyo bita igituba ngo kigira inguni. Inguni z'igituba waba uzizi? Urazizi? Inguni nyine biriya abari ibintu bamwe imbere mu bakobwa. Hari aho ushobora kugeza
ukumva urimo biragenda neza we n'umusore. Hari n'ahandi bitewe n'uburyo igitsina cye giforomye urabizi biba bitandukanye. ntabyo nzi uradusobanurira. Biba bitandukanye, hari ibi nyine bimeze ukuntu, hari ibi n'irambuye igiye imbere ubwo bwa ati hari sirame n'idasirame. Buriya imboro ubundi sirame n'idasirame ntabwo biryoha kimwe. Kagira inkuru Ntabwo biryoha. iryoha cyane ni iyihe? Iryoha ni ibidasirame nubwo bivamo indwara nyinshi. Buriya imboro idasirame n'iryoha. urabeshya. Ni ukuri. hari n'amakuru ari kuvugwa mu mujyi wa Kigali ngo hari abasitari tuzi, ntabwo ndi bubamene nshoninge, ariko ngo hari abasitari badasiramuye. ni ukuvuga ngo wowe nk'umuntu ufite experience muri ibi bintu, imboro idasiramuye n'iryoha? Imboro idasiramuye n'iryoha, sibyo ko wenda nyine hari ibintu bya vizo byaje aho ngo imboro ngo tujye tuyisiramura baturinda indwara. Ariko buri imboro idasiramuye iyo yandura vuba n'uwaba urwaye ifata vuba. Ariko buri imboro idasiramuye nose iryoha gute? Ndagira ngo usobanure abakunzi bacu uburyo iryohamo. Umva imboro idasiramuye rwose ibiryoshye cyane. Ibiryoshye pe, noneho iyo mukoreye aho aba ari akarusho buriya wakoranye n'umugabo udasiramuye, aba ari ibintu birenze nyine nawe urabyumva nk'abantu bakuru. Biba biryoshye ntabwo biba bimeze nk'isiramuye. Ariko njye ntabwo ndi kubyumva neza. Yewe ubwo numvaga kwisiramuza se ari byo kwisiramuza ubwo birinda indwara ariko ntabwo biryoshye imibonano. Buriya imboro isiramuye ntabwo iryoshye ibitsina ko nawe nyine bitekerezaho umuntu mukuru, biriya ni viziyo nyine twasanze biriho. Iriya ni viziyo ariko ubundi umuco wa kinyarwanda wenda wasibye ko ndi ari ibintu by'indwara byaje, buriya imboro idasiramuye niyo mboro. Sibyo ko nyine yandura vuba nyine igahura n'indwara n'imyanda bitagiye bitandukanye. Ariko ubundi rwose imboro idasiramuye niyo mboro iryoshye. Ubundi abakunzi bacu turongeye tubahaye ikaze nanone, ntimuve kuri channel yacu, mukomeze musharinga ibiganiro byacu. Atandukanye rwose nta nawe nahuye. Abakunzi ba Legacy TV mukomeze mubyumve ko inkari zitandukanye n'amavanya nk'uko Esther agenda bidusangiza. Esther, ndagira ngo kubera ko batubwiye akazi ukora kandi akazi kose nta kazi, nta gusuzugura umurimo rwose, ndagira ngo abakunzi ba Legacy 250 baramutse bakeneye Esther, murumva ko afite experience muri ibi bintu, tanga neza rwose, nanjye ndamurarana. ni ukuvuga ngo watanga nimero ku bakunzi ba Legacy 250. 07 akanomero kanjye ni 079. Ubundi utanga iyo serivisi na massage byose urabitanga? 07 079 13 75 82 2. urayisubiramo kugira bayumve neza. Ni 078 079 13 75 82 2. Yego. Izo nizo wamboneraho. Ewana bagusanga he? Bansanga i Remera. Wakoze kutuganiriza Esther. Nawe murakoze. Ibiganiro byacu ni kwa buri wa mbere, buri wa gatatu, wa gatanu. Tugenda tunoza amabanga y'abashakanye kuko hari ingo nyinshi zisenyuka. Baba bakeneye kumva ibiganiro by'abantu bakuze bakabasha kunoza aya mabanga. Esther, wakoze cyane kutuganiriza. Nawe mwakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao Esther. God bless you.